leta iraruzi, RIB iraruzi, urukiko rumaze iki, ruvuze iki? Uru rukiko rero ni urukiko rwa Kigali News 50 rukatira abantu ngo beretse gatoya rwashyizweho na Ishyaka Manani ngo adakina n'abantu ukina n'abanyene so atandukanye bice bitandukanye usibanye ngutase yagatanga isanamitima. Ni urukiko rwaje guca gasuzuguro kuri rwaje guca gasuzuguro ikintu cya mbere abagabo bigize abagore ku mbuga nkoranyambaga bamaze, abagore bigize abatinganyi, abagore niyo wa mumutinganye tira ku giti cyawe bamisabune. Urukiko rubamo afanga umukozi wo mu rugo gato nabyikora kuno urukiko n'urwabasaza. Fasha gutya nagufashe, fasha gutya kasije ko kantu karimo karasona ni ibikibanyarwanda. Reba hano ndagusimuka tumwaka umwe n'igicuri ndanagusiga ahangaha ntabwo wemeye wematseko ya mazina yawe agusibye terakara kantu kanya nahanze. Action. Yes, ni musuza kanizera kumeze neza ari hose mu cyo gitandukanye birasiraza birengerazo amajyepfo amajyaruguru. Of course mwenyene twacekecu isi akanye kina n'abana ukina n'abanyina usatandukanye mu cyo gitandukanye usibanganye ngo utarasenye agatanga isanamitima. Abo muri hose twizere ko mumeze neza. Uno munsi nitwaje byinshi byetandukanye aravuze ngo urukiko ngo naruhawe nande ngo narushinze rwitwa gute nibyo nze gusobanura. Ariko kuri uyu munsi nanone naba mfite umutumirwa nubwo yahindutse akava mu butinganyi ndaza kumusubira mu mwana ko sinza kumuha agaciro byo byose cyari meze neza meze fresh ariko navuze imvugo itari nzigara musubira mu mwana kuko nabonye urya na ntanka igikena n'umuzi wayo umuziha ntanka ikira n'umuziha wayo yego nta nimbwa yorira inyana yego nani cyane cy'inzoka kijya mu mugongo inzoka nkuru. Okay, twafunguye igitabo cyacu cyo twasaba no gukora subscribe, like, share ndetse na comment ariko dusuza batandukanye abadoza ku mutima abo dukunda cyane bakadasoka turabasuje bose cyane cyane nsuza bajya batandukanye ariko cyane cyane nsuze abari n'abategarugori twicaye muri studio yacu nsaba no kubahanga bw'ibyuma buri inyuma bwakira umushyitsi uraho ngaho nyuma kabisa mu konto refresh gahunda zigende neza ntumwakize iyo nyundo kanaga ari we nibika mubebe umukiriya ni umwami kandi inshuti nyanshuti kandi iyo nyundo rwose ntago resa kubaha. Assalamu alaikum wodukurikiye aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye aho tabasurira mu nahazi na buri kimwe cyose ni ku murongo nakuve ko nza kumusiba ndaza kuzana n'amazi ndashaka kumwoza kose hono isabune inyundo koza umuntu nakubwiye ko kamenyero ngo yenze ni harya mu cyoro cyanye ngomba reka noneho kugira ngo bize kugenda neza ngira ngo uyabashe kuhagera ariko ndashaka kugira ngo ntaga parfum wagendanye ngo duterana ataza gutunukira isabune yonyine irahanga hiragumbura isabune yonyine irahumura baretse gato kuhanga bw'ibyuma duhe umwanya numva umwanya shooting studio yacu nta kibazo. Yego karibu muri studio za Kigali News 50 mu rukiko rukuru rwisumbuye rukate manza izere zose zishoboka n'izidashoboka ko ndetse n'ibyo zose zigera biyoze bite bigira hino hano cha aragoye karibu ari taruka ry'umusonzi n'umuntu waguye isari ye naguye isari rero atsa gato amaye damuhara hirya mu nguni hari mu nkoko jya mu nkoko ngaho ntabwo urahabwa ijambo nuhabwa ijambo nibwo uza kuvuga mbatiza kuri mikoro mfite hano uretse gato abaretse kuvuga haramuha ijambo se haramuha ijambo isabune inyundo amafanta ibiki ibyo amatipuregisi bibereke gasuku naramukate kigana mwana kibonye jihad namukatira kazungu namuhe burundu ariko inkuru nziza twageza ku banyarwanda nyuma y'imyaka yakatiwe myinshi cyane nuko agakanya urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge maje gukatira twafata ku mavuta Jean Bosco akati imyaka 2 n'amezi 6
asubitse muri gereza nkuru ya Nyarugenge. iya 10 bayikuyeho yarajuriye. Yego ubu ngubu ni imyaka 2 ndetse n'amezi 6. Icyo gisambo cyaguharabitse bimeze bite? Ntago turamuha uretse gato cyavuga ibyanjye kuko ngiye byo mbwa ndabyandika n'imyaka narangiza nkayimukatira uraho gereje gatuma uranukira kakora se mu marogi naganuke yo marogi uyu nguyu abadukurikiye ni mundebe nabi mwabonye ikiganiro yaramparabitse umeze ute? meze neza ndashima Imana. ushize umubwiye gute? Shobuja nsize mubwiye ko nahamagawe. Inde bivuye neza. Ni databuja ntago ari shobuja ko shobuja ni shobuja. Shobuja wawe. Ni databuja kuko aramemba. Reba muhari nyine ushaka. Sibyo? Ni databuja aramemba nsize mubwiye ko nitabye urukiko rwa Kigali News 25 ruhagarariwe. Nuko wabimenye. Kuri bavuze ko utabizi. Kibaye? Yavuze ko atabizi? Yego nabyaze. Ngo twahawe uburenganzira nande. Ngo ninde waduhorwa urukiko? Nanjye nicyo kinzanya hano no kukimenya. Iyo umuntu rero urabona hano tumeze ntago ari gukubita umuntu. Iyo uvuze mu rukiko tugira gutya. Witwa n'amazina yawe? Amazina yanjye ababyeyi bari nyine. Oye no kureba hariya ntago ari Ayo so na nyoko bakwise. Cameraman wawe ashinzwe kize. Ayo so na nyoko bakwise. Nuvuga turagusohora. Amazina nuvuga turagusohora. Amazina yitwa gute? Amazina yanjye banyita Tuyishimire. Wahoze uri umutinganya wave mu butinganya. Yego. Twakora ikiganiro ndabigushimira. Mugera kwa muganga ko mutazi rwamagana bigenda neza. Ubu meze neza. Meze neza ndashima. Twamamaze abadukurikiye bagiye batandukanye ukeneye ibikoresho byiza byo gukora mu bukwe, gufotora neza, ukeneye amashini meza nk'aya ngaya yo mu biro, utafite utarabona ubushobozi, ukeneye kwamamaza mu bikorwa bye bitandukanye, abakinnyi b'amafilimi n'abantu bakeneye amavideo bazajya birebamo, bakareba mu birahure, bakareba mu biki, bakareba buri cyose aho muri hose. Noneho twagira mu koza amakaroho no kodesha amamodoka turi imbere cyane. Akantu se uretse gatuma nkwereke ntago banyishyuye kagere gutya. Ako se ugiye kunsuzugura no mu rukiko rwawe. Subiramo mu byo wavuze. Ntago ninya ngo nicaranye n'intare bundi baravuga ngo kuba wicaranye n'intare nabo kuvuze ngo bigutibinira ubwoba mu rukiko rwawe. Baragushize uburyo bwanjye suko nagusuzuguye ariko nuvuga nabi nagusiba. Kuko na hano ubwe muri urukiko rwawe ndaza nje kugwa gasopo nje kubaza uru rukiko rwashyizweho nande ni leta iraruzi RIB iraruzi urukiko rumaze iki ruvuze iki. Uru rukiko rero ni urukiko rwa Kigali News 25 rukatira abantu ngo beretse gatoya rwashyizweho na Isiyaka Manani ngo adakina n'abantu kira n'abanyene so ataruka mico bitandukanye usibaye ngutase yagatanga isanamitima. Ni urukiko rwaje guca gasuzuguro kuri rwaje guca gasuzuguro ikintu cyambere abagabo bigize abagore ku mbuga nkoranyambaga bamaze abagore bigize abatinganyi abagore niyo wamumutinganye tira ku giti cyawe bamisabune urukiko rubamo afanga umukozi wo mu rugo uretse gato nabyikora kuno urukiko n'urwabasaza fasha gutya nagufashe fasha gutya kasije ko kantu karimo karasona ni icyanyarwanda reba hano ndagusimuka tumwaka umwe n'igicuri ndanagusiga ahangaha ntabwo wemeye wematseko ya mazina yawe agusibye terakara kantu kanya naranze inyundo ya nyuma kimangiye yakati aka kanya tuvugana magahagara nk'umbwira biremejwe yakujugunya yarahanze muri make ndakatira urumva ukomeye n'igice usubitwe umufate mpaka agende mpaka mu nkoko nushaka yigarukire ariko ndakubiye ngwino hano ariko ndakubiye iyo gutumira umuntu kanamukoresha nubundi ni karyarugo kagarusese kandi yego najya ngomwereka ko ndenze najya ngomwereka ko ndenze reka nkubyire mu buzima oya usubitswe rumva mujya usubitswe na usubitswe sarwa mugiye mageragere
ariko uyu mwaka rero usubiza uwo mwaka n'igice kugira ngo abanze rumva yoroganise yitekerezeho abone ko kamenyero byagize ute yenze nyine muri make nanjye muri make nenze mama simza mama wawe ni kamenyero simatsiko mvuze ni umugani urumva ukomeye urashinganisha ngushinze ngo ntabwo kate ntacyo warenzaho ntanase sujye kubyijugunyira kujurira umuntu arajurira mu minsi 5 tugwe iminsi icyumweru okay urukiko rwawe ntabwo ari iminsi 5 muhaye kugira ngo uzajurire acyane isaha uzagera woga kandi aka nabyandikemo hanyuma ngo kwita nde banyita Matsiko ngo uretse Matsiko irindi Matsiko keza byo nibisanzwe niryo se nibanye kuva kwisi ibyo bavuze mbere nitwishimire tuyishimire nde nyine iradukunda tuyishimire urabyemera kumwe n'igice usubitse buriya sura ibintu urimo gukora ubu ngo arimo araseka ariko sikari burage waravuze ngo urukiko rwajyamo gasuku rujyamo gihadi yego rujyamo nuzu uriya wakatiye imyaka 2 na 3 asubitse magere fata ku mavuta rwajyamo Bosco Empire rumva namuhaye amezi ubu ngubu yatayigoro yanacitse n'intege akoze ko uri hafi kwitaba aribo iribuza si umubyeyi ni urukiko rwa cano yanjye ku giti cyane rukatira abantu bamwe nkabasubika abandi nkabashorera uzigera zanjye haniba uyu ugiye ngo uhimbaze ukagaruka musaba subscribe bazi 600 kugira ngo ya myaka namenye yagukureho ariko ubukene ni bubi banyarwanda ubukene bugiye gusaza abantu ngushinze uzanye inyundo uzanye ibiki ngo rwose uru n'urukiko rugomba kuzazamanamo none ari ukuntu njya nkubona buranja nkukurikirana ngo jewe kabura mukatiye agiye bazagukata abadukurikiye muri commentaire nakuvaye mu mitinganye yego cyangwa hoye yego akakanya ngushakira ahantu inyamirambo ahantu ukorera ku mashumbi heza atanga service heza munsi bite bya Nyarugenge ukeneye ibindi bisobanuro ahamagaye nomero kuri kamera baca umugani mu kinyarwanda ati uvura umutindi je akari gukanurira ubwo umutindi nyine haryo uzagora ko nabone ryarashe ndeba wa mugani wamwe ryarashe dore pe tunamusuza muganga mutaziri rwamagana ujya turebe ngo ndari mukanuriye dore wagira ngo wajya n'urunyana rurimo kureba ngo oya nari gukanura pe kana turebe wanyweye mu butindi mara turebe dore nari mukanuriye wari nari gukanuriye pe undi amagambo avuga wari yakwehe njewe ari amagambo nogo ngutinya ngo nicanye nawe ngo ucaranye inyundo wicaranye imashini ntabwo nyugo kubita pe oya nibikate njewe ndabivuga n'ubu ndacyabisubiramo wagiyeho ngo katiye jihadi ukatiye gasuku ukatiye bande nabande ngo katiye Matsiko ubakatira ngande urwo rukiko rwawe ruzwi nani wowe na cyubahiro murajya muri studio mukabanga buretse abantu isanzure nta kibazo uri igiki na Godfather ndamukatira mu Misiri imbere ubwo bwanwa bwawe nibwo dukangisha uri igiki yakuntu ko ntabwo ufite se niko nagukora mu bwana ariko uri umudamu cyangwa uri umuntu kuziko mugiye gusara tere amaherena yawe dere gaya frema safa iki uri igiki wowe ngoro mushi imyenda wambaye y'akazi kuranga niki irihe brand se y'ubushinjacyaha umushinjacyaha uri iki icyame ni brand andikamo Kigali News 500 ku murongo TV niwe mwenda nambaye sureba birabintu ko na subscribers sureba abanyarwanda njya mbona muri commentaire ngo baragukumbe barakubuza baragiye bo babyire ko wari nabaje kwestra studio nibi byose akoze kutwita studio kandi ngo ni studio washinze bavuga neza studio sibyo mukanya mukanya ngo n'urukiko mutwererese niyo mbakatiramo akatira mu rukiko na studio na studio aso niko ifubise kandi zo barimo ngo agakoko gatera virusi itera sida mfite uburenganzira bwo kwifubika aya ngo andurira no mu macanshwe ntabwo mukereka nakurwaruma abaye litiro ntabwo ariye ntabwo ntarwana nkweye ngo umva mubwira muzanira akantu abanza bantu bazareba igira hirya irimo aranokera gato umva wowe hano ese banza nkwakira bantu muzareba iki kiganiro baretse gato banza nkwakira ariko hano nta kintu cyabuze
nawe dufite buri kimwe cyose ujye ugenda ubabwira ati Kigali News icyo kurya inkoko ihene inyama inka buri kimwe cyo ikintu cya mbere cyo cyiza nabonye mukora none rworo ryama umva secretary wabwo ushinzwe serivisi y'ibinkwajya kamuzana ikintu ashobora kubura ukuntu anywa kaza kubura umwuka umuzane Knowless ngo niyangu n'umuhungu usuza wamonye dadi wacu dadi mbanje kumusuza cyane amahoro y'Imana ahorane nawe afite igaraje rya mbere ritera irangi mu mujyi wa Kigali ikintu nabanza kubabwira ngo nubwo bantu numiye muri urukiko ariko reka tunamamaze manura gutanga ngo tunamamaze yego hazo kundeba urebamo hari tubafite imodoka nziza waba ushaka gukora ubukwe waba ushaka kuba wakoresha ubukwe dufite abakameramani beza ushaka amafoto meza ushaka imodoka nziza cyane ushaka kuryama ugasinzira neza ibitanda byiza dufite ibitanda byiza dufite douche dufite ibitanda byiza dufite amacumbi meza arimo ibyumba byiza birimo ibitanda byiza na toilette na douche waba ushaka kuruka waba ushobora kuba ushaka gutahana kure watunyarukira ukaduhamagara kuri nimero yacu y'imiskirini bundi tukaguha aho kuruhukira heza hatunganye ushaka kujya mu rukiko ushaka kwitaba siyaka manager udakina n'abana ukina na banyina wamuhamagara kuri nimero y'umusikini ngo nawe akaza kaguka 0788 no kuri WhatsApp baho nanjye wanshaka ushaka ko wewe muntu nkamanukira nyundo kunaguro unyaho kundi kwezi kagasuzuma urajya ngo nage ndongera umwaka ibi ni ibiki ko kuvuga ukazibishwa inyuma ahubwo baramo ingofero ko ntabwo byemeye mu rukiko wamugana ingofero kandi utanemenyetso gutyo ntabwo byemeye kereka ngiye perezida w'urukiko rwanya rwa cano yanjye kubeshya ngiye kugwamagariza ribupe ni umubyeyi wacu ahubwo reka nguhe inama nziza ujye ukangurira abantu wabyumvise ujye ukangurira abantu kwirinda urumva gukora ibyaha urumva kugambana igihugu ubabwira ati ni bibi guhohotera abana n'abadamu urumva ni bibi urumva kwica umuntu ni icyaha urumva ujye ubabwira ati ahubwo mukore ibikorwa byiza biteza igihugu akamaro ayumvise ribu ibyo ndabyumva ubundi magambo yine yahita gute Rwanda ribu nira na Rwanda ni pikits ndabyibagiwe reka tubyihorere reka mbabyize kuri banyarwandakazi banyarwanda badukunda banyarwanda bakunda Kigali News 25 cyangwa ngo Rwanda Development Bureau umurongo TV amuki ku murongo TV banza mwakire mupfundura aho ngaho mumuzane nangataza akaba ryo kuvuga yapfapfunduje no yanze kujya kuri kamera no saze kuri kamera tabishaka buretse kukibama inzoga basomyeho basomyeho na munayisomyeho pe inzoga wayizera ukayima nuko nanywa inzoga mbanyweyeho ukareba ninde uyisomyeho ariko urukiko bazanamo inzoga ntabwo namwe inzoga ntabwo nabo batwishyuye hariho iki ariko reka yemewe na leta reba hano yujuje ubuziranenge ibindi byose wenda reka akira tuguhe wenda utavuga ngo ndagusuzuguye sibyo utavuga ngo ndagusuzuguye reka nsomeho usomeho cyangwa ugutomere kandi buryo imanuka mu mwobo So by the way turi mu kiganiro inkuru y'umunsi wacu ni inkuru y'amatsiko ni inkuru y'urukiko rw'ikirenga hari ukuntu nabonye utwana dusigaye tuza hari impamvu navuze mpamvu mukatiwe imbwa gutya gahunda no kuvuga twe tutabijyaho nari nyimuhaye ikaze impamvu nabanje no kumukatira bano bakuru abadukurikiye murebe kano ka video nize ko mwabanje kukabona mubonye iki arimo arabungana imbwa mu isoko matsiko yagize gutya arongora imbwa amajije kurongora imbwa nyuma yaho nari babwiye mu kiganiro kindi arangije arayigendana mu isoko ahantu hose akahino nzoga niyo mamunyamuguriye akayirinda ko naribuze
babyumvise bene wabo baracyotoroma turi hehe iburasirazuba y'u Rwanda. Ageze aho abantu barambwira ati Isaka Matsiko ari inshuti yawe nubwo ari umutinganyi mube hafi ko n'ikiganiro bakoze cy'umuntu wari wibye gira gutya na gutya ugerewe umufasha. Matsiko aza kunyumva turi cya turaganira umugera kwa muganga Mutabazi Rwamagana amukororeraka arahinduka mu mwana mwiza pe. Nyuma yaho umushakira akazi bigena neza. Icyambabaje nuko yafashe umwanya agafata umwanya cyubahiro wari uhari akagenda akamanuka kanuka dukoshaka ko ndo umuntu w'umugabo mfite abana 5 mfite impangizo n'amakuru wazo wa mwana byakugendekeye bite. Arega kwangu nakumanutse nakubye ngo sinagutije kuko kwicara nakubye ngo reba kuntu kare gukanurira wana magacya turagiye cyane umutindi yaramukanuriwe yabaye muzima rwose afite isuku biriya njye biriya bintu birambabaza yirirwa akatira abantu ungorera gusubira nawe nagukatiye ukumukatira nkande uri igiki nagukatiye unkatira nkande se unyanga nkande se byanditswe oya nyanga nkande yari byanditswe nkande siyavuze amazina ye yego twandika mu gitabo cy'amategeko cyatanu Kigali mu rukiko rwa Kigali News no ku murongo TV wayibagiriwe ikigali no ku murongo bamwe babakubitiye hakurya yabo bo bareka abo nabo nzabakatira bareka no kuvuga rero umva wa mwana we ibyiza nagukundiye ibyiza nagukundiye kwasogokuzo byasogokuruza waso iminota 2 utavuga so abadukurikiye maye muhaye iminota 2 atavuga kuko hano ni mu biro byanjye nubwo namuhaye kunya mu kaboko kanjye k'iburyo nkamwubaha iwacu twaratojwe ariko banyarwanda inshuti z'u Rwanda batura Rwanda rubyiruko rw'igihugu ikintu tugomba gukora ni giki twirinde guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga twirinde kuvuga amagambo asebanya ibingibi nibyo bya bindi bivamo kururu bikarangira umuntu yishundi ndabetse cyobaye bikarangira umuntu yishundi ibi byose bicike muhaguruke tubirwanye tunabirwanye neza cyane tubirwanye so wemerewe kuvuga ibyo mvuze nabi ndabeshye aho ngaho turagendana neza tunatuje manuka nanaza kuba naje muri urukiko rwanyu nangiye kurwumva neza pe ngewe nangiye rwose pe sinjye kukubeshya umuntu bitagase kwa mipangu nyagupanga barimo kugupanga bakujyana urusoro rutagaruka ukazanasigara wenyine nanjye mukatita tayari turamusinyishije ngo mu rukiko rwacu pe ndari mukatiye ndari mpamvu nyimukatiye Gasuku yigize azabazana bari kure bose azabazana yigize umuntu ufite umudomo uzi kuvuga ngo ufite agatuza ufite amabere hayandi harya nka fisi nyamunini sira fisi kari niga niga he vuga imbwa mu mbwa yese ne niga ariko niga he iniga ikinisha umuntu nimwishyure iki ikinisha umuntu namwishyure mwana ibyo bintu bibaho Gasuku haruhi wose mubyire ngiye banyita amatsiko ndaje mumanukire nyakumanuka mu ruzi rurimo ingona 36 zigiye kubwagura 7 zije kugucagagura reka kwigira ngo umuntu uzi gutukana fuck you bitch simurapfiki guso murushije iki ariko uretse twubahane vraiment nubwo uri boss wansinyishije kontara ariko nogo wansuzugura by the way twubahane bashije akazi ariko wamesheje akazi sinyana kuri kontara Kigali News 25 nembwe 100 bya buri kwezi uku kwezi narahembwa akorahiye mu rukiko zo barasakuza naho gusakuza ariko bibaye ngombwa nakazumudeni yavuze ati niwo ufite izamu niwo ufite izamu akafite n'umupira n'umupira ufite n'ikibuga niwe munyamunoke aratsinda nangiro Gasuku niwo ufite umuntu wo kuvuga niwo ufite umuntu wo akwa mipangu nari biriki nagapanga bamupangane na nyina nagapangane na nyina cyangwa pange se cyangwa pange mukuru we irambwa no bavukiye hano mu kwa Karirose mugasika hariya kwa Karirose mugatenga so kavukiye ujya mubona amafoto ya kirunga mugakekera si wabo ariko Gasuku nubwo nabuze mvuga ngo nubwo nzo numva bavuga avuga ngo nago Gasuku ngo yamuhembye sha Gasuku namukoreye umwaka wose yaramembye yahembye wowe Gasuku nyewe turaziranye hara mugatenga Gasuku reka mabyi impamvu Gasuku uvugisha ukuri uri umuntu umugabo uzaremba bazambarize amasa y'urukiko rwacu arimo kujya kumusoza ndabyumva Gasuku yaba ibino yaje mu bya social media yabanje kujya kwa Karirose kwiga siporo
kore kuntu kanganaga gateye siporo nibwo kakubye izosi mu gukuba izosi kahita kabivamo kajya muri ibintu bya social media kazana biriya bintu by'ibitutsi nta kantu kandi kagasuku ngo umwami w'abagore nyaku atona uriya mugasira yankubita cyangwa yanshobora none se matsi reka twereke ngo twigane ku bindi ubwo nago warning ya nyuma ko ibyo wakoze bitazongera ngo saba imbabazi adukurikiye ntago mbasaba imbabazi saba imbabazi ariko ako mbasaba imbabazi ziki kuko inutsi irangiye wowe wese imbabazi ntago bizongera wowe musaba imbabazi wowe se ndabona mama kandi ko bimberanga gasuku se ni gasuku nyine ngereka ngo gasuku nta mbabazi musabye nkaniye amaniri yanjye gira yigize umutinganyi yihise uriya mugore we mugore se bamwita nuza bati uriya mutinga bamwita uriya w'umudije bamwita ngo DJ Brian waretse ko ireba umuzigo ufite reba ikibuno ufite reba amatako ufite wa muginga we ugafata ukajya kuryamana n'abakobwa bagenzi bawe fuck you waje unakubomora ngaguturitsa ukuva kunesa agira uzaho konyorega kubomora sibyo nibi mwumva Brian gana amatsiko umamagare kuri 07803863 uze ngukonyoreke gukonyorwana n'abakobwa bagenzi bawe kumanyoko tumbavu nyagana nyoto ndagututse icyo nzaba nzanga umuti umwana w'igitaramo ndo mutwa original nanabivuze naguru umutwa urwasubijwe inyuma ariko noko byavaka izina ryacu ukaba n'umunyarwanda ntabwo noko byavaka izina ryacu ryava umunyarwanda ndi umunyarwanda ko izina ryacu noko rizavazweho ndiwe ndanabyemere ni nanjye ubyivugiye okay so by the way reka amatsiko twamukate byanarangiye ntagazonye saba imbabazi agira ikintu kiri ngumubwire amagambo atangaje ndasaba imbabazi nde ntabwo ndamumenya ngewe ziki zibiti tubanutse reka mubyire naramututse nagatukuza akabuno muri rivide ndimo kunywa nkamunywesha amaraso nkuko nari ndimo kumusoma ndagusomye nubwo nkaturwa matsiko kakanya urukiko rwemeje ko asohoka mu biro by'urukiko akaba agiye ibyo ntabwo byanungu fata n'ibyawe ndabisambye ngo nisabune n'ibyawe mugumane urukiko rwanyu yes nkuko mubonye urukiko rwacu nta muntu urutumenyereramo buri kimwe cyose cyari kiri ku murongo turamukatiye n'abandi tuzabakatira ntabwo dushaka abantu badafite discipline ntabwo dushaka abantu badafite umwanya wo kuba wenda ngo dusure abarwayi kwa muganga dukora ibikorwa byiza dukangura abandi byiza dukora ibintu ibi ngibi kuko natwe twari twihangira imirimo bamwe namwe baravuze ngo Isaac aravuze mbabwira ngo nibingendekeye kuri mukambura hano mujye munyandikira ku murongo TV muradusanga yego nta bidashoboka mu buzima birashoboka ariko ahanga nibyo byicaro byanjye yengiyi ni channel yanjye ahanganza mpari nta wamenya kuko birahinduka ejo bundi bari bayitwaye murabizi ragaruka binyene uko ni kuntu ibiducerege ni byishi ariko bafana banjye ahubwo mujye mumbwira ngo ko waboze nomero zanjye nizo ziri kuri screen 0782 28 0395 muzajya mumbona kandi ndahari imeze neza yo nahari icyubahiro muramubona neza cyane abahari kandi twagarutse kera kandi vuba turabika ibyinshi bigiye bitandukanye uru rukiko rwacu rwa Kigali News 50 ku murongo TV ngo twibere reka tubashimire Matsiko mwamubonye ni byiza kuba yaravuye mu butinganye ni byiza yanakoze byinshi bigiye bitandukanye muzana mwibukiraho cyo namwifuriza nakomeza akazi ke neza ariko nanone ibyo twamamaza buri kwezi buri munsi buri munota buri saa z'Rwanda byose tubatwageza reka ducubikira hano ibindi byose nakagaruka salam ciao ciao